se Yesu ashimwe. Zinduka usenge, fungura umunwa usenge, hereza Yesu icyubahiro. Senga, ukeneye Imana, uyu Yesu ni mwiza. Senga umunsi wawe wishyire muri Yesu. Reka turirimbe iyi ndirimbo numva iri kumfasha. Haleluya. Fungura umunwa uririmbire Imana, fungura umunwa usenge, nta wundi wagutabara uretse Yesu. Mu munsi wawe nta wundi wagufasha uretse Yesu. Mana, uyu munsi umbe hafi, umbe hafi, umbe hafi, umbe hafi, umbe. Mana, uyu munsi umbe hafi, tugendane, dukorane, tuvugane. Umbe hafi Mana, undinde ibitava kuri wowe. Umbe hafi, onsuriwe n'ibibazo yagezo by'isi. Yo, atari Yesu ntiwabivamo wowe. Imbaraga z'umuntu zirashira, imbaraga z'amafaranga zirashira, ariko niwemerera Yesu akakuba hafi uyu munsi mukagendana, birakunda. Haleluya. Kukwama kubari bugufi, kandi ntazuyeho nta mutabazi nabona. Umbe hafi, kwama kubari, umbe hafi Mana, kandi ntazuyeho nta mutabazi nabona. Ntumbe kure Yesu, uyu munsi ntumbe kure, mbe kure, ntumbe kure, kure. Umbe hafi Mana, ube hafi y'umutima wanjye, urinde umutima wanjye kuko iby'ubugingo ariho biva. Umbe hafi mu byo ndi gucamo. Haleluya. Utube hafi Mana, dukomereza amaboko, urinde ubugingo bwacu Mana. Ibyadusitaza ni byinshi, ibyatunaniza ni byinshi, ariko iki gitondo turavuze ngo tube hafi Mana, tube hafi, tube hafi. Umbe hafi, umbe hafi, umbe hafi, umbe hafi, umbe hafi. Mfite atari wowe nawo, ntamuzivuka ni wowe naragijwe. Nta wundi mugisha mfite atari wowe. Kuva nkivuka Mana ni wowe, ni wowe, ni wowe. Yabaga mu nda ya mama, iyo kuva yagiye nabaga mu nda ya mama, muri wowe niho mbonera ibyiza. Kwama kubari bugufi, kandi ntuvuyeho nta mutabazi nabona. Yesu, ntutube kure uyu munsi, uyu mwaka kugeza mu mpera zawo, ntutube kure. Imyaka yacu yo kubaho isigaye, ntutube kure Mana, ntumbe kure. Muri uyu murimo ntumbe kure, yo Yesu we, ntumbe kure muri ibi bihe, ntumbe kure, oh ntumbe kure. Yesu, 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 uyu munsi nuko tukubwiye, turagutabaje, turakwingize ntube kure yacu Mwami, ntube kure y'abadamu, ntube kure y'abagabo, ahubwo imitima yacu ikomezwe nawe. Ntumbe kure.
Yesu turagutabaje, dutangiye igitondo tukubwira ngo Mana nushimwe, tubyutse amahoro, ariko turakwifuza utube hafi Mana. Uyu munsi tube hafi, uyu munsi dukomeze, uyu munsi nta wundi mutabazi dufite uretse wowe, uyu munsi nta wundi waturwanira uretse wowe, uyu munsi nta wundi watuvugira uretse wowe, uyu munsi nta wundi wakwitambika mu byacu uretse wowe, uyu munsi nta wundi, nta handi dufite guturiza uretse muri wowe. Isi irimo irajagarara, ibintu ni byinshi, imitima y'abantu irarushye, ariko wowe tube hafi Mana. Ba hafi y'abagabo, ba hafi y'abasore, ba hafi y'abagore, ba hafi ya buri muntu wese Mana, ba hafi y'ubuzima bwacu, ba hafi Mana, ba hafi mu ntambara turi gucamo, ba hafi yacu mu bigeragezo turi gucamo, ba hafi kuri buri saha yose y'uyu munsi, ba hafi Gitare. Ntacyo tugushinja, uri mu ruhande rwacu, ariko tube hafi Mana. Ba hafi y'imitima yacu irindwe kurusha ibindi byose birindwa, mu izina rya Yesu Kristo. Ako niko tubyukiyemo Mana, aho niho tubyukiye. Tube hafi Mana, tube hafi y'ubunyerezi turi gucamo, tube hafi y'ibihe turi gucamo, tube hafi Kristo mwiza wazutse, ba hafi yacu. Haleluya! Icyo ngukundira wowe, ntitugutotesha amagambo, kuko uri Imana yumva gusenga. Izina ryawe nirihabwa icyubahiro. Niyo mpamvu dufite ibyiringiro, kandi ibyiringiro byacu, ibyiringiro uduha n'ibikoze isoni ngo kireka bava mu masezerano nta mpamvu, ariko turacyayahagazemo Mana. Ngo abava mu masezerano nta mpamvu, abo ngabo uzabayobesha kubashyeshyenga, ariko ko tukiyahagazemo dufite ibyiringiro muri wowe Yesu. Singizwa, himbazwa, niwubahwe Mwami. Ntawakwiringiye ngo akorwe n'isoni. Hoya, uri Imana yumva gusenga. Dufite ibihamya kuko uri Imana yumva gusenga. Dufite ibihamya kuko uri Imana igira neza. Haleluya. Reka dusome ijambo ry'Imana. Uyu munsi turahagarara muri Yesaya 65 umurongo wa 24. Yesaya 65 umurongo wa 24. Muri iki gitondo numva wasenga ukabwira Imana ibiri mu mutima wawe. Udukeneye Imana kituba hafi. Reka dusome. Maze ubwo bazaba batarantabaza, nzabatabara, kandi bakivuga nzumva. Iyi ni Imana yacu yo mu ijuru yumva gusenga kwacu. Uyu ni Yesu wumva gusenga kwacu, wumva gutabaza. Iki gitondo mwaramutse ni ngo bwira Imana ikube hafi. Bwira Yesu agutabare, kandi yiteguye kukumva. Ngiyo mwaramutse nazanye uyu munsi. Niyo ngiyo. Bwira Yesu abe hafi y'umutima wawe, tabaza. Imana ibe hafi y'umutima wawe. Ibikuruhije, ibirimo byitsindagiyemo, bikunanije, ibyaha birimo, nta wundi wabikurura, nta wundi wabigukiza, nta wundi wadukiza ibyo turi gucamo, ibihe turi gucamo, nta wundi uretse gutabaza Yesu, uretse guhamagara Yesu. Niyo mpamvu mbwira abantu mu gitondo ngo zinduka, fungura umunwa usenge, shima Imana, ramburira Imana amaboko. Ariko uyu munsi nifuza ko twahendahenda Imana ngo itube hafi. Itube hafi kuko ibihe umuntu agenda anyuramo ni byinshi. Isi igenda ihinduka, kandi nibyo niko iteye niko imeze. Ariko ikirutaho cyose abizeye, twebwe dufite aho dutabariza. Mu Yesaya 35:24 baravuze ngo ubwo bazaba batarantabaza, nzabatabara. Ukeneye ko Imana igutabara, tabaza. Ngo kandi bakivuga nzumva. Imana uyu munsi yemeye kutwumva. Bwira Imana ibiri bwina mu mutima wawe. Bwira Imana ibitumye urarurira. Bwira Imana ahantu ukiri. Bwira Imana ko y'amasezerano atarakugeraho. Byabaye nka bya bindi byo kwa Danieli, igihe ubwami bw'Ubuperesi bwamuteraga ati Imana warabimbwiye, tariko amaso aracyarindiriye. Bwira Yesu, bwira Yesu ngo umutima wanjye wufate. Bwira Yesu ngo ya ndwara Yesu nirakira. Bwira Yesu, gira icyo ubwiye Yesu. Bwira Yesu uti Mwami, wa murimo wamaye nibura umukozi w'Imana unyumva. Bwira Yesu uti Yesu uzantama. Bwira Yesu uti Yesu rwa rugo wamaye, tabaza. Ati ba bana wamaye Yesu ndagutabaje, atari wowe ubamfashije nge sinabivamo, sinabishobora, tabaza. Kandi Imana iteguye kutwumva. Kakaririmbo kari kumfasha muri iki gitondo ngo
umbe hafi, umbe hafi. Haleluya. Umbe hafi, umbe hafi, umbe hafi. Mana tube hafi iki gitondo, turagutabaje. Ijambo ryawe ryavuze ngo ubwo bazaba batarantabaza nzabatabara. Turagutabaje Mana, tube hafi uyu munsi, buri saha y'uyu munsi tube hafi. Ba hafi y'imitima yacu Mana, ba hafi y'ubuzima bwacu Mana, ba hafi Mwami y'aho dutuye. Yesu, hariho byinshi, hariho imiyaga, hariho ibyorezo, hariho ibintu biri gukura umutima ni byinshi, hariho ubuzima buri kugenda bugorana, hariho ibihe bibi turi gucamo. Ni ya minsi nyine byarahanuwe, ariko tugusabye ngo tube hafi, tube hafi, tube hafi. Twe kunanirwa urugendo rw'agakiza, ba hafi y'abakwizera Mana. Ndasenze nkwinginga ngo tube hafi iki gitondo, uyu munsi tube hafi mu kazi kacu, tube hafi mu byo dukora, tube hafi dusutse imitima yacu imbere yawe Yesu. Yesu, aho tunanijurijwe imitima yacu tube hafi. Turagutabaje kandi icyiza cyacu ni uko twumva ngo kandi bakivuga nzumva. Dufunguye iminwa yacu ngo dutabare ibigerageza abantu bari gucamo. Tabara Mana, tabara, tabara Yesu. Yesu, Yesu, haraho imibiri inaniwe, haraho n'umwuka wacu unaniwe, ariko turagutabaje iki gitondo. Tabara, tabara Mana, muri domene zose z'ubuzima. Dutabare Papa, turakwinginze, dutabare, dutabare, dukiza akaga, dukiza umugoroba w'isi. Turagutabaje, tuguhungiyeho, tuguhungiyeho Mana. Nibyo tukubwiye uyu munsi, ntutube kure Mana, ntube kure y'amaboko yacu, amaboko yacu ahabwa umugisha. Ntube kure y'imitwe yacu, imitwe yacu itekereze neza. Ntube kure y'umwuka wacu, umwuka wacu urindwe. Ntube kure y'abafite ingo zirindwe. Ntube kure y'abana, abana bacu baba amahoro. Ntube kure y'ubuzima bwacu, ubuzima bwacu burengerwe nawe. Ntube kure yacu Mana, ntube kure mu nzira turi kunyuramo, ntube kure mu bikorwa tugukorera Mana. Ntutube kure, Satana tucirwaho ariko yaraneshejwe. Ntutube kure Mana, nta wundi ifite Mana. Nanjye Mame Benedicte ndasenze ngo umbe hafi Mana, umbe hafi, umbe hafi Papa. Sintabaje abavandimwe, ntabaje wowe, kuko bo nabo baruha, bararushye, nabo nta nicyo banshoborera. Ahubwo niwe wanshoborera byose, niwe wambashiriza byose, niwe wandengera Mana. Mu gihe nk'iki mba hafi, ntanyerera nkananirwa, mba hafi nsukira izindi mbaraga. Nta wundi mugisha mfite atari wowe. Niwe wampa umugisha iki gitondo, niwe wampa umugisha uyu munsi, niwe wampa umugisha Mana, niwe wampa umugisha, umugisha, umugisha. Niwe waha ibiganza byanjye umugisha, niwe waha ubuzima bwanjye umugisha. Kuva nkivuka ni wowe Data wa twese, niwe wandemye kandi niwe uzi iby'ubuzima bwanjye. Yesu, abari bishyize hejuru kuri nge, ibyo byose ubicishe bugufi. Ibyari bihagurutse kunaniza, ibyo byose ubicishe bugufi. Data wa twese we, Yesu we, muri wowe niho mbonera ibyiza. Ntutube kure Mana, icyubahiro kibi cyawe ntago tuzakuvaho, kuko niwe mutabazi wacu. Amaboko yawe ni magari, amaboko yawe ni magari, kandi turakwizeye Mwami, turakwizeye, ntituzananirwa. Turakwizeye kuko tugutabaje, kandi ikitunejeje nuko wavuze ngo uratwumva. Muri iyi Yesaya dusomye, uratwumva Mwami. Twizeye kuri bugendane natwe, twizeye kuri bukore. Turakwizeye Mwami, izina ryawe ntirihabwe icyubahiro. Ntutube kure Mana. Uyu munsi ugotwe n'ubuntu bwawe, uyu munsi humvikana ijwi ry'impundu ryo gukiza, uyu munsi humvikanemo ijwi ry'impundu ry'ubutsinzi, uyu munsi humvikanemo ijwi ry'impundu, siripurize zo mu ijuru, kugira ngo dutabarwe nawe. Urakoze Yesu, urakoze Papa. Haleluya, 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 haleluya. Uwiteka nahimbazwe. Urakoze Papa, murakoze. Umunsi mwiza. Fungura umuntu ubwire Yesu akube hafi. Dukeneye
ko Imana yongera kuba hafi y'abantu bayo cyane. Suko itaturi hafi, ahubwo tufungura umunwa wacu tukabwira Imana aho turuhiye kugira ngo itugirire neza. Kristo ahabwa icyubahiro. Yavuze ngo ari kutwumva, ari kumva gutaka kwacu. Rero ni umugisha ukomeye. Imana isingizwe. Shalom, umunsi mwiza. Mwari kumwe na Mama Ebenezer kuri mikro.